uhoraho mwe batware ba Sodoma, mutega amatwi inyigisho y'Imana yanyu bantu ba Gomora. Sodoma na Gomora byerekana umuryango cyangwa se sosiyete, abantu bigumuye ku Mana, abantu. Iyo ni Sodoma na Gomora. Kuri ibyo hakiyongeraho uburaya. Iyo ukomeje gusoma muri iryo jambo ry'Imana, uburaya buvuze ko umuhungu na se barwaniraga icupa, nushaka hongera ko barwaniraga n'indaya. Umuhungu na se bakarebera gusa, muzashira question mark ku masengesho, ariko mu yandi magambo amasengesho yanyu araho mushobora kwamagana karengane, mushobora kuvugira imfubyi kuko nta mafaranga ifite yo gutanga ruswa, mushobora kuvugira wa muntu wanze kwiyandarika kubera kari kurengana, cyangwa turarebera gusa none se byagenda bite, none se byagenda yabuze akazi none se byagenda gute, nyine nuko ugasanga sosiyete zacu zabaye akavuyo. Precious akozwe mu gusangira aya masomo. Ndagira ngo duhere muri igitabo cy'umuhanuzi Izayi, uhereye ku mutwe wa mbere umurongo wa 10 ndetse ugafata umurongo wa 16 kugera ku 20, na Evangeliyoni ya Matayo umutwe wa 23 umurongo wa mbere kugera ku 12. Izayi arahanurira abantu bo mu gihe cye ko bagomba kwisubiraho bagomba kwisubiraho, kuko batangiye kugira mu gihe cya Sodoma na Gomora. Ngo nimwumve ijambo ry'uhoraho mwe batware ba Sodoma, mutega amatwi inyigisho y'Imana yanyu bantu ba Gomora. Sodoma na Gomora byerekana umuryango cyangwa se sosiyete, abantu bigumuye ku Mana, abantu barangije gushira ku ruhande Imana. Rero iyo tugeze mu gihe nk'iki cy'igisibo, natwe tujye dukora comparison. Umuhanuzi aratwereka ko hari abagereranya na Sodoma na Gomora. Ese twe sosiyete zacu, twewe aho turi, imiryango yacu, ntabwo twaba turi kugera ikirenge mu cya Sodoma na Gomora? Ngo nta jambo ry'Imana rimanukira ubusa. Twongere turebe. Iyo urebye Sodoma na Gomora mu gihe cyayo, koko bari bakabije. Ikimenyetso cya mbere wahabonaga Sodoma na Gomora, uretse n'icyo cyo gusuzugura Imana bigira ibimenyetso byerekana. Burya iyo abantu batacyubaha na rimwe umunsi w'Imana, ngo bamenye bati uyu munsi ni umunsi wo kujya gusenga, umunsi w'icyumweru, umunsi twizizaho Imana, Yezu wazutse, ugasanga ntacyo bibabwiye. Noneho icyo nzajya mvuga, mujye mureba niba iwacu bibaho. Ntabwo uyu munsi natinze iwacu, ndatinda kuri Sodoma na Gomora. Kuri uwo munsi wo kumenya ko uyu munsi ari umunsi w'Imana, niho handi wasangaga bigiriye kuryoshya, aho bita ngo ni ku mazi, aho bita ngo bagiye mu makwe y'urudaca, inzoga reka sinakubwira ubwoko bw'inzoga bwari buhari. Ntumbaze umutwe twa suruduwire, niba natwe twari duhari, twa suruduwire wenda natwe twari duhari, cyangwa se turutaho, ku buryo n'umwana muto atatinyaga gufata agacupa ngo akiharire nyine. Umuhungu na se bakarwanira ku gacupa, kandi ibyo bikaba nk'umuco, bakabona nta kibazo biteye. Iyo ni Sodoma na Gomora. Kuri ibyo hakiyongeraho uburaya. Iyo ukomeje gusoma muri iryo jambo ry'Imana, uburaya buvuze ko umuhungu na se barwaniraga icupa, nushaka hongera ko barwaniraga n'indaya. Umuhungu na se bagahurira ku mukobwa, ku mugore, nuko nyine. None se ntabwo
mwigeze mwumva ngo nimvuze umuhungu na se ariko n'umukobwa na nyina batibagiranye? Murakena ntabwo muzi, nta nubwo ari kure cyane. None reka nere kuvuga Sodoma na Gomora, mvuge na hano iwacu ari muri wikende mama ati ngiye mu kazi. Ko kagiye mu kazi kubera ko bavuze ko bafite akazi kenshi. Umukobwa nawe ati ngiye mu masengesho disi. Mu masengesho. Abana bo n'abana beza bahimba ibinyoma by'amasengesho kugira ngo ababyeyi babahe uruhushya. Maze uko byakabaye bageze muri bar resto, nta nubwo ari muri hotel, ni muri bar resto, muri lodge. Bageze muri lodge. Ntumbaze shambure bari kujyamo kwa kundi abantu basigaye bavuga ngo bahuriye kuri Facebook bagahana gahunda no kuri za WhatsApp. Umukobwa sinzi yavanye WhatsApp adiringa n'umugabo rwose reka sinakubwira, barabinoza. Bageze muri iyo lodge, ubwo mu by'ukuri umukobwa ntagaze umugabo bavuganaga, uretse kumubona kuri Facebook, kumubona gutya ntazi uwo bavuganaga. Kandi burya kuri Facebook abantu bahindura za face zabo nyine. Ntumbaza mana niba ari Sodoma na Gomora ivuga hano ntago nzi yari. Banya kugira ibyago baribeshya bakomanga ku rugi. Ubwo ni ukuvuga ni umukobwa wagiye arakomanga kuko ariho bamubwiye. Bakomanze umukobwa yagiye kubona abona ni se. Ni se akomangiye, ni se wamuhamagaraga ngo maze uze rero ubundi sha umva ndakuryohereza sha umva. Asanga ninde? Asanga ni se. Mu gihe se kivuga ati hano ndi ariko umubyeyi uri kwikangata kandi yahoze akubwira ngo harasa ibyo byose, atangira kwikangata. Mu gihe bakivuga ibyo, abantu bahuruye baje kureba umukobwa yiziye muri lodge, none utangiye kumukubitira aho ngaho. Mu gihe bagihurura ibyo, abavuye muri shambure bwa nyuma ni umugore ntazo uwo ari we, kumbi ni nyina wa. Ibyari aho byose noneho biba akavuyo. Ibyari aho biba akavuyo. Burya Sekibi ni mubi, ariyeranje akagira atya, yagera hakabereka. Iminsi y'igisambo ni ingahe? 40. Byagera urugo rwose Sekibi karuta amazi. Ntumbaze ngo mbese muri abo uwasebye cyane ninde? Niba ari wavuze ngo agiye mu masengesho, niba ari wavuze ngo agiye mu kazi, niba ari wa undi wagatanga amategeko ati urugo rwanjye rugomba kuba ruri tayari, rumeze neza urugo rwanjye. Uwasebye cyane ninde? Uwasebye cyane ninde? Ntiwagiye mu masengesho. Ariko murebe icyo ijambo ry'Imana ritubwira Sodoma na Gomora. Nyine nibyo buri wese ari gukinize kandi ajya mu cya. Noneho umuntu abaza bati ariko uriya mu papa cyangwa uriya mu mama cyangwa uriya mwana nyuma bageze mu rugo byagenze gute? Iyo ni homework. I don't know. Buri wese ashireho urwo rubanza. Ariko ikigaragara ni uko mu rugo nta mutekano wongeye kubayo, kubera ikimwaro n'igisebo. Nta mutekano wongeye kubayo. Noneho hirya y'ibyo namaze kuvuga kutubaha Imana, ubusinzi, ubusambanyi, ruswa. Noneho ruswa iba mu bihugu nk'ibyo, ruswa iba muri sosiyete nk'izo, ibiteye ubwoba. Uzige senga uzabona akazi, wakabona gute kandi hari ubundi buryo bwo gutanga akazi? Inshimisha mubiri sha. Ukigwa wiga diplome ya mbere nayo ukayizana, ariko ujya uzabona akazi bikagorana. Nyamara wawe undi wigaga yoza akarenge, wawe undi ufite amafaranga akazi akakabona. Noneho
ikibabaje muri ibyo, abitwa ngo ni abanyamasengesho, noneho nanjye nivuge disi, abitwa ngo ni abanyamasengesho, ibyo byose bakabirebera hehe no kubyamagana. Za Bibiliya ubwoko bwinshi, hano hari ubwoko bwinshi bwa za Bibiliya. Nagiye kuvuga mu wa kane ko bari kwiga Bibiliya, burya tugira ubwoko bwinshi. Bose Bibiliya tukazirirwana, ariko kugira ngo wamagane ibyo, kubera ko erega ushobora no kubyamagana ukabizira. Kristo Yesu akuzwe, ushobora no kubyamagana ukabizira. Rero niyo mpamvu Yesu abihanangira avuga ati muririnda abo bafarizayi n'abigisha amategeko, abo bita abakristo, bita abarokore, bita abanyamasengesho, bita biki. Ni gute ushobora kuvuga ngo uri umunyamasengesho udashobora kwamagana akarengane uri kubona mu gihugu cyawe? Kristo Yesu akozwe. Ayo masengesho aba arimo ikibazo. Unyuze ku muntu ari kurengana, urirukansa wa mugani wa Yesu nyine ngo ngiye gusenga, ugiye hehe? N'ibyo byose bibaho. Abanyamasengesho nashize in general bakarebera gusa, muzashira question mark ku masengesho, ariko mu yandi magambo amasengesho yanyu araho mushobora kwamagana akarengane, mushobora kuvugira imfubyi kuko nta mafaranga ifite yo gutanga ruswa, mushobora kuvugira wa muntu wanze kwiyandarika kubera ko ari kurengana, cyangwa turarebera gusa none se byagenda bite, none se byagenda yabuze akazi none se byagenda gute? Nyine nuko ugasanga sosiyete zacu zabaye akavuyo. Ariko uyu munsi ijambo ry'Imana ratubwira ngo uhoraho avuze atya, nimuze tuburane, ngo naho ibyaha byanyu byatukura nk'indubaruba bizahinduka urwererane nk'urubura. Ikibuze muri iyi minsi ntabwo ari uko ducirwa urubanza, ntabwo ari uko abantu bavuga ngo mwarananiranye, ahubwo ikibuze uyu munsi, iyi saha, ni uguhinduka. Ese uyu munsi niba ari njye wari utangiye kugera kuri iyo ntera yo kutamenya yo kugira ngo hari ntabwo Imana ikibaho, uyu munsi ushobora guhinduka. Mu yandi magambo, Nyagasani yiteguye kutubabarira, ahubwo nuko tuguma kugira umutima unangiye. Ngo naho ibyaha byawe byaba byaragize gute, ari umukobwa n'imisi nari kuganira nawe yagize ibyaha agira gute, ageraho kuva gukuramo inda, ariko urumva burya ni icyaha cyangiza umuntu. Mujya mwumva ibijyanye za depression, mujya mwumva ibijyanye buriya bana ba mama ntabwo byoroshye. Ariko mbere na mbere manza wumve ko niyo waba ufite icyaha kimeze gute, ukaza imbere n'umutima uvuga uti koko ngarukiye Imana, Imana irakubabarira. Imana yacu ni nziza, nta n'ahandi wakirira. Mu gihe wageze mu cyaha gikomeye, cya kindi kigera kuri psychology, cya kindi kikwica kikaguhindanya, nta wundi wagukiza. Bazana abakansara, bazana abaki bose, ariko nta wundi wagukiza uretse Imana yonyine, uretse Imana yonyine. Ndagira ngo rero mwirinde mutagira muri ibyo bigeragezo bya Sodoma na Gomora, kuko icyo biduhishurira ni urupfu, icyo bituzanira ni urupfu. Murwane intambara ikomeye. Noneho mwibuke ko Nyagasani Imana yacu ari umunyampuhwe, kandi nta kabuza azakwikiriza, azakomora. Kandi ibyo mukabibwirwa muzi ko hari benshi, hari abakuru banyu, hari barumuna banyu bakeneye ijambo ry'ihumure ko Nyagasani ari umunyampuhwe. Ngaho rero mukora ubutumwa. Kristo Yesu akuzwe. Mukora ubutumwa. Hari igihe mvuga ngo uriya se kari mukuru kuri njye, ngo navuga kuvuga Imana ntabwo bigombera ubuto cyangwa ubukuru. Hagarara mu Mana, hagarara mu cyubahiro cy'Imana, ubundi Imana izagukoresha kandi uzomora benshi. Imana ibaho umugisha kandi ibaho ingabire, ibaho umutima wayo. Nyagasani Yesu abane nawe.